Muraho neza nshuti bakundwa mudukurikirana hano kuri Joel Gospel Praise TV. Tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cya runo ruhererekane rwo kumenya abo turi bo. Mu gice giheruka twaganiriye ku kumenya abo turi bo no gusobanukirwa indangamuntu yacu cyangwa se ishusho yacu ya nyayo. Uyu munsi turagenda turushaho kureba uko iyo ndangamuntu cyangwa se iyo shusho yacu twahawe n'Imana twayikoresha mu buzima bwa buri munsi, kugira ngo tudakomeza kuba bumvise gusa, ahubwo duhinduke abashobora gushyira mu bikorwa ibyo twiga. Greetings to you, people of God, and we welcome you once again on Joel Gospel Praise TV in this journey of describing ourselves. In the previous episode, we talked about knowing who we are and understanding our personal identity. Today, we will go deeper into how we can live out this God-given identity in our daily lives, moving from being mere hearers to becoming doers. Indangamuntu yacu muri Kristo Yesu ntabwo ari inkuru nziza yo kumva gusa, ahubwo ni umurongo ngenderwaho wo kudufasha gufata ibyemezo, kubana n'abandi neza no kubaho mu nzira y'ukuri. Iyo uzi uwo uriwe mu Mana, ntucirwaho iteka n'ibitekerezo by'abantu cyangwa se by'isi, ahubwo ugendera ku by'Imana ikuvugaho. Our identity in Christ is not just a good news to hear, it is a guiding framework that helps us make decisions, relate well with others, and live in the path of truth. When you know who you are in God, you are no longer swayed by people's opinions or the world's trends. You work according to what God says about you. Gukoresha ishusho yawe wahawe n'Imana mu buzima bwa buri munsi bisaba gutera intambwe 3 z'ingenzi. Intambwe ya mbere, kwibuka buri gihe icyo Imana ikuvugaho. 2, kugendera ku mahame y'ijambo ry'Imana mu byemezo bya buri munsi. 3, gukoresha impano n'ubushobozi byawe mu gukorera abandi. Ibi bizatuma indangamuntu yawe iba ubuzima bufatika, atari amagambo gusa. Living out your God-given identity in daily life requires 3 key steps. 1. Constantly remembering what God says about you. 2. Basing your daily decisions on the principles of God's word. 3. Using your gifts and abilities to serve others. This will make your identity a lived reality, not just words. Bibiliya itwereka urugero rwiza kuri Daniyeli na bagenzi be. Nubwo bari mu gihugu cy'amahanga, ntibigeze bemera guhindurwa n'imico cyangwa se n'indangagaciro z'ahandi, ahubwo bahagaraye mu kuri kw'Imana, kandi ibyo byabahesheje icyubahiro imbere y'abami. Nawe mu buzima bwa buri munsi, aho uri hose, ushobora kuba umuhamya w'ukuri kwawe muri Kristo Yesu. The Bible gives us a great example in Daniel and his friends. Even though they were in foreign land, they did not allow their culture and values to be changed. Instead, they stood firm in God's truth, and that earned them honor before kings. In your daily life, wherever you are, you too can be a witness of your truth in Christ Jesus.
mwibuke ko isi izagerageza kubaha andi mazina, andi marenga cyangwa andi mahame atari ay'Imana, ariko kwibuka uwo uri we bizagufasha gukomeza mu nzira y'ukuri. Nta kintu gishimisha Imana nko kubona umwana wayo akoresha ishusho yamuhaye mu buzima bwa buri munsi. Remember, the world will try to give you other names, other labels, and other principles that are not from God. But remembering who you are will help you stay on the path of truth. Nothing pleases God more than seeing His child live out the identity He has given them in everyday life. Shaka kukwibutsa ko ishusho yawe ya nyawe muri Kristo Yesu ari impano idasanzwe. Nta muntu n'umwe uyifite uko uri, kandi nta n'umwe musa. Igihe wayikoresheje uko bikwiriye, uzagira ingaruka nziza ku bandi benshi. Wibuke ko ibyo ukora buri munsi ari ubuhamya ku Mana ikuri imbere iminsi yose. I want to remind you that your identity in Christ Jesus is a unique gift. No one else has it the way you do. And when you live it out rightly, you will positively impact many others. Remember that what you do every day is a testimony to the God who lives in you. Mbere yuko dusoza, reka mfatanye nawe gusenga rino sengesho rigufi. Mana yacu, turagushimira ko waduhaye ishusho idasanzwe muri Kristo Yesu, akaba ari we twiboneramo. Dufashe kubaho buri munsi tugendera muri Kristo Yesu, dukoreshe ino shusho waduhaye mu buryo bugushimisha kandi buguhesha icyubahiro. Duha imbaraga zo kuyiha agaciro, ahubwo tuyikoreshe ibikwiriye kandi byubahisha izina ryawe. Dushoboze kwitahura ko turi abana bawe kandi k'ishusho yacu uyibonera muri Kristo Yesu. Mu izina ryawe ryera, amen. Let's have a short prayer. Our God, we thank you for the identity you have given us in Jesus Christ. Help us to live it out every day and to use it in ways that glorify you. Give us the strength never devalue it, but to stand firm in it until the end. In Jesus Christ we pray. Amen.